Okay. Ya njyewe rero bari abatipe urebye filime bagenda bakora ni editing nyinshi irimo nago hazamo ikintu kijyanye n'ama 3Ds. Ama 3D. Ubundi byitwa 3 dimensions. Ku bantu batazi ama 3 dimensions ni nko kurema. Ibintu bidahari twe tukabyiremera bitewe n'ikintu ushaka. Ushobora kuba ufite location uri gutekereza ariko utayibona. None ngakoresha ikintu cyitwa 3D dimensions. Iyo 3 dimensions nkabyiremera nje nkabizana. Biriya filime tutatubona mu movie yo mu mahuri kabisa biriya byo kuboraga rero mbe nk'amashaka ayo makomedi twakoraga turanje dufata telefone ngiye kubivuga imbere ya kamera rwose ni umuntu nakomeye muri iki gihugu twe twafashe telefone duhamagara umwe mu master bakomeye abenshi bamuzi nka Kanyombye Kanyombye wa musaza kuki Kanyombye akomeje gutungwa intoki cyane muri industry irwamagana gerega bamuririmba Marina yarabaye Marina ahise uyu ni Debora we ni Debora wagafashe gutya Debora najyaga mbwira ni ngewe ibi nibi basi ndumirwa muhungu muhamagaye abanyiriye yakabum bla 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 show noneho muri akanya tuba dufite abatumirwa sha ntago ndi bwaze kubavuga kuko nabagabo baraza kwivuga gusa tubabwira ngo twakiriye ikindi kiganiro ari show turi kumwe n'abajama turifite umutumirwa guturuka mu Mwambi TV tukaba dufite n'umupro we ndaza kuza kumubwira kuvuga ibigwi byawo bakunzi ba Ibyaro TV turabwira ngo mukore subscribe ku Byaro TV hano tukaba tugiye kugira byinshi tuganira hamwe n'abatumirwa bacu mukora subscribe mugakora share kugira ngo dukomeze tubane namwe. Alright, turatangira duhera iburyo bwanjye mbaza uyu mupro murabona ko ararenzaza gutangira twibwira muri rusange. Ya Okay, mazina ni Nsabimana Eleazar ariko nkoresha izina rya Elokiz. Ya izina ry'akazi ya nkaba ndi editor nkuko ngenza yabivugaga ndi editor w'amafilime nkaba cyane mu cyitwa visual effects ni cenge nkoramo mwongera nkanakina amafilime bisanzwe n'amakomedi ni ibyo ngibyo uburyo bwawe tukaba turi kumwe ndabona yifunze kabisa ibana murakeye cyo ukoza nicyo nababwira cyo nawe aratwibwira nk'umutumirwa. Okay, murakoze jewe nitwa Nzigiyimana Peter ariko abantu banzi ku izina rya NP umukinnyi w'amafilimi cyane nkaba nkinira channel yitwa Umwambi TV tukaba twabasabaga kuba mwadukorera subscribe share kugira ngo duteze imbere nyine nk'abahungu banyu murakoze cyane. Nkuko tubaje kuba twabereka abatumirwa bacu turi kumwe turagira ngo duhere kuri uno musore wacu w'umupro hari byinshi nagiye mwumvaho hari benshi bagiye bansaba ko nabazanira abapro nk'impano zigiye zitandukanye twari dusanzwe twakira impano z'abaririmbyi impano z'abacuranzi impano z'abigana amajwi ariko kuri uno munsi none twaje no kuba tekinisiye ndetse n'abantu bakina amafilimi agiye atandukanye. So hano tukaba dufite Eleazar ry'ubupro ryo mba narye bagiye kubabarira. So uratubwira kubera iki wahisemo kuba wakora ibintu bijyanye n'ubupro warabyize cyangwa hari ubundi buryo impano wayikuranye? Urakoze cyane kubera ibyo kuri icyo kibazo rero mbajije ibintu buryo biba birimo ni inshuro nk'ebyiri haba harimo kuba ufite impano hagajyaho no gushaka ubumenyi nyine bisanzwe. Njyewe njya gutangira pro wenda nahera kera nyiri umwana najyaga nshushanya amafilime ku gapapuro nakora filime nkayidevelopa ari igitekerezo ubundi nkashushanya ku gipapuro utuntu tw'abana noneho hajyaga haza abashyitsi mu rugo nk'abatipe nyine twaba turi mu kigero kimwe yajya kubona bya bintu nkahita mbihisha
urumva nyine byaga ari ibintu by'ubugoryi nta muntu wapfa kubibona ako noneho haje umutipe umwe araza arambwira ati ibyo bintu wibihisha bizane mbirebe yabaye umutipe w'inshuti yanjye yitwa Wilson turanaturanye hariya muri karitsiye abenshi bamuzi nka Sadek araza arambwira ati ibi bintu ni Imana ikomeye ibi bintu ataho gukomeza ubigerageza ubicokoze urebe nangira gutyo rero finally birangira mbonye ngeze nko mu wa gatatu segonderi nko mu wa gatatu segonderi mbona imashini ya Positivo mbonye imashini ya Positivo mba nestayemo udusoft turaho dusanzwe nyine tweditinga nangira gake gutyo uko noneho ngenda nkuza impano nsanga nyifite muri bya bintu biba bikwirukamo tu ntago natinda rero finally byarangiye nyine bibi byagutse biraguka mba ngiye mu cyitwa rero visual effects cyane muri editing nsa nk'uyigabanyije nyine edit isanzwe urumva ndayizi ariko mba nigiye nibana ku cya visual effects ndanje rero naje gushaka ama online courses makeya kugira ngo bameze introduction ibisigaye ndabyishakira ubu nyine navuga ko biri ku rwego rwa danje no kuvuga ngo hari ibikorwa wabwira abakurikiranye F1 TV ese biba bimeze bite ni iyihe filime wahereyeho kugira ngo wenda n'abayikurikiranye babashe kuba bavuga ati ibintu ni wane filime ya mbere nje nakoze rero ni filime yitwa Black Money Black Money ndumva ariyo filime yanjye ya mbere nari neditinze nshyiramo n'amavisual effects izindi ndumva byari biraka bisanzwe amakwe n'ibintu byawe nyine ariko filime ya mbere nje ni Black Money hari indi filime muri no minsi yari guca ibintu nari nabonye mu minsi njyango nk'itandatu yari imaze kugira ibihumbi 17 so ira filime ku kimwe mwayikoze nabonye harimo ibintu bimeze nk'aho ari ibinyamahanga ibintu by'ama 3D nanjye buranda umupro kabisa uvuga nk'ibintu by'ama 3D nari nabibonye mubona ari ibintu by'ama green screen indege ibintu by'ama ICT ukabona ku kuboko hasazaho projecteur bira bintu byo mwabikoze wabyigiye kuri online cyangwa harandi wagiye kubihugura wenda badukurikiye nebaze gutungurwa cyane nkuko yavuze kwibona ako kantu nagashoti movie kitwa Samaritan nagashoti movie nakoze kugira ngo nyine ndebe wenda urwego nshobora kuba maze kujya ku kintu bijyanye na 3D abenshi babibona muri izi filime z'ama Avengers za Iron Man filime nk'izo rero nanjye naragakoze kwako nayo maze kubonaho ubumenyi urumva nari nakubwiye ko nari nabanje gufata online courses mu gihe kingana n'ukwezi ndanje nanjye rero ndabidevelopa nkora filime gato aramba ndi kumwe na mukuru wanjye na murumuna wanjye kuri digital ahantu barabibonye yarazikana kamera irenze buriya rero kugira ngo ukore ibintu bya danje ntabwo bisaba ko ufite ibikoresho birenze ufite ubumenyi buba buhagije ibikoresho bibonetse abari mu wundi mugisha tuba tugize nk'amapro tukiri kuri ibyo ngibyo hari amafilimi menshi agiye akorwa hari abanyarwanda bakunda bira bintu by'amafilimi asobanuye ugasanga bikunda filimi za hano ngo nagasobanuye kandi mu Rwanda nkeka ko harimo harazamo abapro benshi bagiye batandukanye bazi gukora ibintu kandi bihambanye hari amafilimi twagiye tubona nk'ariya yabari abahungu b'i Kigali ba Kiramani bizira bagiye bakora ngo za Metre Nzovu umurinzi w'inkoni ba shitani wabonye ko hari utuntu turi kwivangamo baranabikora tu wowe n'icyo uje guhindura cyangwa se n'iki uje kongeramo mu bijyanye na filimi na sinema nyarwanda njewe rero bari abatipe urebye filime bagenda bakora ni editing nyinshi irimo ntago hazamo ikintu kijyanye n'ama 3Ds ama 3D ubundi byitwa 3 dimensions ku bantu bataza ama 3 dimensions ni nko kurema ibintu bidahari twe tukabyiremera bitewe n'ikintu ushaka ushobora kuba ufite location uri gutekereza ariko utayibona noneho ngakoresha ikintu cyitwa 3D dimensions iyo 3 dimensions nkabyiremera nje nkabizana filimi tubona ama movie yo mu mahoro kabisa biriya byo twe dukeneye wenda nk'amashaka dukeneye nk'ahantu mu mazi y'inyanja igishaka gihita kimira nk'umuntu ukabona kiramuri biriya rero by'ama 3D ziriya rero nje nizo nibanzemo biriya wenda byo gukora imbunda iri gusohokamo amasasu ni edit nziza ariko iyo bigeze kuri 3D ni ibindi
ni ibindi bindi kabisa kandi noneho ngiye wenda ahantu nandukane noneho wumve n'ukuntu ngende namubi cyane wenda abantu bagiye ngo ndi kwikina ngiye ntago nkoresha imashini irenze mwiza amanuza amasiridi yandasaba nyine ibikoresho byanjye ntago ari ibya danje ariko biraciriritse bikora ibintu muri ibintu bikubiye wenda abantu barabibona kuri kariya kamuvi gato ariko hari ikibazo kindi ugira aho ngo kuri bariya bakiramani hari ikibazo duhura nacyo buriya mu bijyanye n'amafilime yacu mana abasitari bagafashe baratuvuna bya danje tukiri aho ngaho nibyo nanjye kugarukaho nkubwira ninde muntu waba waraguteye ishyaka cyangwa se wakwiriyeho akagutera ishyaka ryo kugira ngo nawe winjire muri movie so twabavamo abari benshi byadanje umuntu uvuga ati umuntu man yarambabaje n'imbere ya kamera ngenda ndamukomagura man ngiye kumuvuga kabisa ngiye kumuvuga kuko televiziyo yacu ntago wamuhereza reka tubavuge ko burya kuko buriya kuba umusitari ntago bivuga kwirya ku bantu kuko umusitari ni umuntu nk'undi twebwe buriya hari kwiyemera kuri mugenzi wawe kuko uri umusitari ntago ari byiza hari ikintu tugenda duhura nacyo buriya muri ino industry twiyo turi kuzamuka cyane abandagrawundi niko baba bavuga hari abantu izina basigaye bitwa abapukami ako mana utajya kubona ukabona ejo bundi nanjye ndagafashe n'iki nje ntago nakirya mana ariko ikintu cyambabaje cya mbere kera tujya gutangira n'uyu mujama nyine mugenzi wanjye NP tuba dutangiriye cano y'umwambi twagiye tugiye ko iyo filime Black Man urabyibuka dutangirira kuri ka gakomedi none ayo makomedi twakoraga rero mbere ayo makomedi twakoraga turangije dufata telefone ngiye kubivuga imbere ya kamera rwose ni umuntu nakomeye muri iki gihugu twe twafashe telefone duhamagara umwe mu masitari bakomeye abenshi bamuzi nka Kanyombya Kanyombya wa musaza kuki Kanyombya akomeje gutungwa intoki cyane muri industry ya showbiz Kanyombya yagafashe kera aho mu kugafata kera abona abantu benshi kugira ngo tuzamuke yakaba yaradufashije kuko ni umuntu byoroshye ko ahita gusapotinga none Kanyombya rero twe turamuhamagara ati watuba ukaza ukanakina mu kantu kamwe konyine turavuga ati rwose aho twamwinginze n'amafaranga utubwiye twamwinginze dushyiraho amafaranga atwiryaho umutipe ngiye twaramuhamagaye ndanje ndamuga ati noneho sasa sibyo wenda twe ntago dufite ikofi irenze ariko twikoze ntago mani ururi 70 twarubura twanagutegeye uri buze tukanaguhereza nakire byari umunsi umwe karaga comedy kamwe ari budufashe gusa akaduhereza na experience papa ubuze ibintu yadukoreye aratubwira ati mu nkarage ka avance mani byana tubabaje mani twanashatse n'ibiyede urabyumva ni hamwe 35 tu 35 ndabimukaraga nge na mugenzi wanjye byagenze bite umva se shaka usigaye ko namweretse no ku gatelefone ugira ngo umusaza yaguyemo yaraturaburije n'izamvune z'abahanzi yaraturaburije hanze kuza Kanyombya ndamugaye imbere ya kamera birabe kari akantu n'abandi bagenzi be baje bagakosora ka kantu bari po nago ari byiza muri industry ya nyarwanda ya cinema uwo musaza akomeje gutunga urutoki cyane ejo bundi yifate aze mu karere bamugize umujaji ajye kujajinga impano z'abana zigiye kuzamuka zose avuga nta mpano n'imwe irimo kandi bigaragara ko arimo impano ngo ntabwo bakina komedi barakina ibiganiro ashaka ahubwo kujya imbere ajya kubyikinira ese niba wabaye umujaji ukeneye kuza gufata showbiz y'abaturage rega wanareba n'umwana yari yaje guhiga public ye wajya ngo araje guhiga public rega ubuse kureba n'umwana nibura uri kugerageza birambabaje cyane kuba agarutse mu majwi cyane y'abana bakiri hano none ukaza ugasenya abana nkawe akabazamuye ahubwo ukarya ibyabo yaje kujajinga arangije ajya gushaka kwikinira komedi akina komedi bari gukina komedi abatipe big up abasaza gusa never give up baba bahari mani baba bahari oya ako nubwo wenda tunenga ntago tujya tubura gushima burya ntago ari byiza kunenga abantu gusa hari abantu tuba tugomba gushimira ngiye umuntu wa mbere ngiye gushimira ndashimira umuntu witwa Junior GT
Junior Giti kabisa we kudesha po ku musaza kubera ko nje naramuhamagaye bwa mbere narabanje no kumwandikira kuri Twitter njye nyine kubona umuntu nka Junior Giti afashe SMS akagusubiza atakuzi icyo nicyo cyambere nge nahise nkunda ndaje mubwira filime yanjye ndamubwira ati se ko mfite filime wamfashije gutya na gutya arambwira ati we nari ibyo organize neza ebana uzangurira agafanta kadahenze cyane uzaze mukorera umuti umusaza kabisa turabyuzuza neza my Junior Giti wenda mushimiye naba mama Nike bara nababyeyi dukunda cyane buriya ni rwamagara rego ubundi haba hariho abantu bafite umutima wake bare ababyeyi bura bahamagara baraza ku mafaranga make nubwo ni kuva ari n'igihe ashobora no kuzira ubuntu ako abantu bifata kutwirya ejo konde buguye kaho ngewe ubugumba bise numva mpinduye isura mani yo muvuze ibintu bya entertainment tanumva ngiye mpinduye isura byaratubabaje ako musaza uzi igihe ngiye nahereye nihiringa kuva kera ndanabyibuka ubu urabivuze unyibutsa nk'umuntu nka Marina kwere sinzi Marina se we byabagenze bite Marina ariko ibaze umuntu kuba mwarakuranye utuntu sinzi mwarakuranye mwarabanye mu ikaritsiye mwariganye mwaricaranye ku ntebe y'ishuri mwararyanye ubusa ku ntebe y'ishuri wamuhamagara nyuma yo gusoza amashuri wamubwira uti wenda nta nitangeho urugero ko ninjye byabayeho ngewe Marina mfate telefoni muhamagare mubweni anyitabe mubweni ni Peter muvugana ko yarambaje ngo ninde kandi nimero nari muhamagaje ubwe niwe wayinyihereye tukiga niyo nari muhamagayeho niye kabisa sinari nibeshye kandi wabona wari ugiye no kumuha big up ngewe nayo ngiye no kumwisuhuriza kuko wagiye namuherukaga twiganye kuva mu wa mbere dusozana turonkome buri umwe nyine akomereza he n'undi akomereza he none ngewe ndabyibuka niga mu wa 4 numvisha indirimbo numvijwe ndarizi ku ishuri kumwe uba ufite akaradiyo ukuntu numvijwe ndarizi ndabyibuka nahise mpamagara inahirwamagana barambwira ngo uwo ni umuntu bita Marina ndababwana uyu muntu nyamara si Marina bangisha impaka ndababwana nti Marina ntirindi yitwa nde barariyoberwa ndabaza ntiyitwa Debora barambwira ati ndabugana ndabwana uwo ndabwana uwo twariganye ni nabwo natashye nsanga none yaragafashe birenze irwamagana hose bamuririmba irwamagana hose bamuririmba Marina yarabaye Marina ahese uyu ni Debora we ni Debora wagafashe gutya Debora najyaga mbwira ni ngewe ibi nibi basi ndumirwa muhungu muhamagaye abanyiriyeho kandi nge nari muhamagaye ngira ngo mbwira ni Debora sisteri wacu kuraje kabisa akora cyane ndumva utwika abanyiriyeho ngo Peter simuzi ndabwa Peter mwiganye mwicaranaga mwajyaraga mu dukantine twa hato na hato ntago muzi icyo twabwira abantu bari muri showbiz nyarwanda nicyo twababwira cyo cyangwa se abantu b'abastari bamara kugera kuri iriya ntebe bakiyemera tumenye ko aho turi mani n'ejo twahava ako ni nako biba bimeze tumenye yuko kuba yicaye hariya ni ijwi ryawe mani ni ijwi ry'uriye mani ntabwo ibintu byagakwiye muri showbiz nyarwanda ahubwo twakarebye revo turiho tukajya gusapotinga hari n'abagenda bagakora akademi mani bakazamura abana bagifite impano ubundi gufashanya iteka gufashanya ntaho bitageza umuntu ariko abantu banga gufasha kuko ngo bafite iyo bageze my friend natwe twahagera rega kandi buriya urwego yuririyeho ntabwo yasize aruhiritse mani respect ku basaza batambuka bakagenda ariko hari icyo basize cyiza bafite ijwi muri showbiz ryiza abasaza bagiye uvuga ba Nkota ba Mama Nike na ba Ntarengore so respect ku basaza ba Junior Giti so tukiri kuri ibyo ngibyo nkuko muje guhindura ibijyanye na sinema nyarwanda nkuko mugiye kuza guhindura ibijyanye n'ama visual effects bavuga ngo
nizere ko mu minsi iri imbere ku rwego rwa Rwamagana nk'uko muri Rwamagana haba impano zigiye zitandukanye zigenda zimprovinga zikajya no ku yindi level, nizere ko namwe mugiye kuzamura byinshi bigiye bitandukanye muri editing cyangwa se mu bijyanye ntago beshye kubera ko ni nako bigiye kugenda. Wenda nubwo tuvuze kuri abo bantu baba baraniriye, ni ukuvuga ngo ariko twebwe dukeneye imbaraga z'abantu, nicyo kintu cya mbere. Ntabwo dukeneye imbaraga z'abo ba Marina ko baba baragiye, dukeneye imbaraga z'abantu kubera ko izi mpano iyo tuzifite gutya tukazimurika ariko abantu badusapotinge zirazima. Abantu nibo bantu ba mbere bundi umuntu wese udukurikiye kabisa, umuntu wese uciye aha ngaha ujye wibuka nibura ukore subscribe kuri iyo channel kuko nibyo bituma twe tuzamuka. Ewana niba ubona hari n'iki kintu watanga nka support uyitange, kubera ko nk'iyi tarange mfite mpamya ko ahantu henshi mu Rwanda bitaragaragara, ariko nimbura unsunika izazima kandi hari ibintu byinshi nagahinduye muri sinema nyarwanda. Rero nitubura abantu bagenda badupushinga bizajya down, nibareke kugira gufata ibintu byo hanze byo bashyira imbere cyane, ariko nibi byacu babirebe, umuco w'iwacu tuwuzamure. Abanyarwanda turashoboye, bimaze kugaragara, ariko twe dukeneye cya gisunika gituma aba bandi bari hasi tugira ahantu tugera. Aho musaza naguciye mu ijambo, uribuka twasohoye ka comedy ka mbere ka Rushati comedy, tugahamagara Rocky ngo dukorere umuti, ruwa kuntu yatwiriyeho ajya abajama barancanga buriya kuntu yatwiriyeho Peter. Buriya reka nkubwire, iyi industry tumaze kuyibabariramo tumaze kuyibabariramo kabisa. Twahagana niko ibintu byifashe, nanjye mba nabitekerejeho nkareba aho batabasaza reka mbatakaze kukamenya ibundi ibindi byose Imana ikora ibyayo. So niki noneho munize projet mufite mu minsi iri imbere, wenda turahera kuri bijyanye na editing cyangwa se script writing, abanyu bose niki muteganya no niki mufitiye abanyarwanda muri rusange mu minsi iri imbere? Ikintu reka mwubwire, hagiye gushya byatari none babyitegure. Umva n'utari usanzwe atuzi tugiye kuboostinga byatari, kubera ko filime byo tugiye gutegura bitegure ko ari za filime uyu mwaka guhera muri uku kwezi kwa 10 kugiye kuza. Ewana filime zigiye kuza mu nyinshi, hari amafilime agira, dufite ama project nkane agiye kuzasohoka mu mezi agiye akurikiranye cyane, ntabwo ari intera ndende. Uhereye kuri kara gashoti muvi nababwiye, abantu bahita babona ko hagiye kuba impinduka ifatika kandi ndende. So dufite project nyinshi rero, wenda na mugenzi wanjye aragenda zigarukaho kwa ko tubadufatanyije. Nje nibanda cyane ku kintu kijyanye na editing na script writing, yo ntabwo aba ari hano kenshi ko abarimo n'ibintu by'amasomo nyine abagiye akurikiranye. Ariko twe dufite projet nyinshi tuzicaho tukaziganira, ariko akenshi ninjye n'uyu ku bijyanye n'umwambi TV ho ko mu minsi iri imbere ibikorwa abantu bajyaga barebaho bagasharinga bakareba, kuki mwahagaritse Black Money, kuki mwayihagaritse, byagenze bite? Ntago Black Money ntago twayihagaritse. Black Money hari akantu kari kabayemo k'akabazo gato, wenda namuciye mu ijambo, ariko ntago karenze. Hajemo akabazo k'inuza, ako kabazo kari kajemo, harimo abanyeshuri twari dufite examen national mu kwezi kwa 7 ndakeka, twarimo nk'abanyeshuri nka 3-4 dufite twese ama examen national. Urumva rero kuyikomeza byabaye ikibazo, yahagaze kubera ikibazo cy'abanyeshuri bakinamo, bari bagiye muri examen, bari kwitegura examen donc. Noneho dusoza icyiciro cyacu cyangwa se ikiganiro cyacu, ni iki mwakisabira abanyarwanda muri rusange mu bijyanye na showbiz nyarwanda cyangwa se mu bijyanye n'umwuga mukora, ni iki mwakisabira abanyarwanda muri rusange? Nje nihereyeho, ntago nsabye abanyarwanda ngo mungurire imashini, wenda mutugurire amakamera, muduha akazi, oya. Kugira ngo ibintu byacu bikure dukeneye imbaraga zanyu, kandi imbaraga dukeneye niyo subscribe, izo views kuduteza imbere, nizo sharing, kubona umuntu byonyine ubonye akantu
ukabona ko aba bana bafite tara ikintu cya mbere uhita wihutira ushobora guhita usharinga ku bantu bawe icyo gihe nta mafaranga uba utanze ariko ubutanze imbaraga zikomeye tuba tugiye kuzamuka nibadufashe kabisa ibintu byacu babikunde babirebe batanga amasubscribe kugira ngo dukomeze tuzamure amacano yacu ndumva ari ibyo ngibyo mugenzi wacu nawe afite njyewe nta birenze nongeraho ku byo mugenzi wanjye avuze gusa nyine nta kindi nawe nisabira nibarebe ibyo dukora babishime niba babishimye bakore subscribe na share kuko buriya ukoze share my friend uziko uba uruta umuntu ngewe wafata 100 akabikura mu mufuka akabima byahatari nta naho mamuhuriye dusoza rero nkuko mwari mwabikurikiranye aba ni abatumirwa bacu ariko ntago twagenda tutababashije ese abantu bakeneye kubajoininga kuri film zabo cyangwa se bakeneye kujoininga ngo baflowing imbuga nkoranyambaga mukoresha babasanga kuze imbuga nkoranyambaga kugira ngo nababandi bagifite za mpano zikizamuka bashe kuba bajoininga tugire umusanzu dutanga muri industry ya cinema ahantu hambere badusanga horoshye kubona buri wese yabona turutanga nimero ya telefone nimero ya telefone nge nkoresha ni 07 11 73 717 nyivuze nitonze cyane kugira ngo abantu wende bayumve niyo ngiyo ubishaka wanatwandikira kuri email ibyo byose birabe biri muri description ndakeka turabitanga hanyuma nako kuma page za Instagram hose turiho mugenzi wanjye arabibabwira YouTube channel yo no Umwambi TV nari ngibagiye sorry no Umwambi TV ndetse n'ibyaro TV ndetse bure bicoye no kuri F1 rwa TV buri abana tubona ko hose tuba turiyo naribi jewe ndakeka imbuga nkoresha ni Instagram yanjye ni NP cyangwa se Manzi NP Facebook ni Umwambi TV cyangwa se Skyrora Jean Pierre ndakeka arizo WhatsApp yanjye ni 0788 98 17 38 ndasubiramo ni 0788 98 17 38 iyo niyo nimero ya WhatsApp. Abataramu rero mwakoze kuba mwitabiriye mu kiganiro kandi ni byiza buriya impano iyo zigiye zigaragara abantu bagenda bamenya ikirimo ikiri gutambuka ese ni iki twakongeramo ese buriya abahanga iyo bamaje guhura hari ikintu kizima babasha kuba bavana ariko mu Rwanda kenshi usanga buri wese arimo kwipfaho nta collaboration ugasanga nta supporting ugasanga nyine ibyo uri gukora urapostinga ugasanga na wandike ntiri kuzo mbese ugasanga ibintu birimo baguca intege ariko never give up ni rwo rugendo usanga umuntu hari ahantu ageze ugasanga ibintu bigenze neza mbese ugasanga natwe tugiye kuri rwa rwego ariko utazibagirwa iwabo wambeho nicyo twabwira abakurikiye F1 TV tunabwira abantu bakurikiye ibyaro TV ko ibyiza biri imbere kandi nakagaruka mwakoze kuza abakurikiranye ibiganiro byacu mutere comment mukorera like share comment kugira ngo tubashe kuba twabana nundi munsi tuzagenda tubazanira impano zigiye zitandukanye za hano mu karere ka Rwamagana Iburasirazuba kugira ngo murebe ko ibintu bimeze neza kora subscribe niba utarayikora kugira ngo ubone notification zacu za buri gihe. Alright, goodbye basaza kandi mwakoze kwitabira. Peter kabisa nawe reka tugushimire. Peter azamura impano nyinshi ani Rwamagana ararwana kabisa. Urakoze. Umuntu azamushakira agafanta buriya byaciye. Basaza mukure mu gejuru cyo nabifuriza gukora ibintu bigezweho kandi ababasha kuba bakenera produit bakeneye gukoresha movie bakeneye gukoresha film igezweho irimo ibintu by'ama 3D kandi umubire bitayiri ya Zaru mu Pro abashe kuba
bakorera ibintu Rwamagana baramuzi njya mbona hari ahantu tugonganira hagiye hatandukanye uri mu biraka bigiye bitandukanye kandi bira nibyo tuba dukeneye ko n'urubyiruko kandi bakeneye no kubyiga baza babagana wajya mu kigo cy'urubyiruko cya Yego Center ukabasha kuba wareba impano zigiye zitandukanye Yego Center haba impano zigiye zitandukanye haba ibiganiro bigiye bitandukanye hari yes nari nagiye ntakavuzeho hari ikintu bita Cyber Rwanda Cyber Rwanda ni urubuga rwashyirweho urubyiruko kugira ngo urubyiruko rubashe kuba rwabasha kubona rwabazaho ibibazo bigiye bitandukanye ku buzima bw'imyororokere ndetse banabashe kuba batumizaho komande kugira ngo babashe kuba babona byinshi bigiye bitandukanye urugero ushobora kuba wajya kugura wenda nk'agakingirizo muri boutique ukavuga ati kugira ngo njye abaturanyi bamenye ko njyewe wenda kuba nakoresha agakingirizo reka ngende nshokeraho ejo ugasanga havuyemo indi itateguwe sibyo ubuzima byose rero ni ibintu dusanga kuri Cyber Rwanda n'urubuga rwa Cyber Rwanda ushobora no gufata telefoni yawe ukandikamo aho usacingira ufite internet ukandikamo www ukaba wakora .cyberrwanda.org icyo gihe hahita hazaho amakuru yose yerekeranye na Cyber Rwanda ukagenda hariho ibice bitatu hariho gura hariho menya ndetse hakabaho na baza sibyo icyo gihe nuvuga ngo iyo usacinzemo kuri menya uhita umenya ibijyanye n'ubuzima bwose bw'imyororokere ukabaza ikibazo bagahita bagusubiza kuri gura rero niho handi ushobora gusangayo kinini cy'ingoboka mu gihe umuntu amaze amasaha 28 amaze gukora byabaye noneho babandi bafite ikibazo cyari cyane ku bakobwa nyine icyo kinini cy'ingoboka ko ashobora kuba yasamye ashobora kugicaho akaba yakumira bya bibazo by'ejo hazaza by'inda zitateganyijwe so urumva ni byinshi bibera mu kigo cy'urubyiruko tuzamura impano ahubwo umuntu utaje abantu batadusura baje bageramo kubera ko niho wasanga udushya twinshi cyane mu karere ka Rwamagana muri Yego Center harimo impano nyinshi mugane Yego Center ibafashe harimo byinshi bitandukanye kandi tunababwira ngo mukomeze mucatinge munakore byinshi bigiye bitandukanye kandi big up Mwambi TV Byaro TV F1 TV nakagaruka ciao welcome murakoze cyane